Umugoroba mwiza bakunzi bacu abo tubana umunsi kundi kuri Nta Mikino Online TV, ndabifuriza ibihe byiza kandi ndabifuriza kugubwa neza, mugire ibihe byiza. Tugarutse mu makuru y'umugoroba dukurikije ibyiriwe cyangwa se ibyabaye cyangwa se ibyaranze uyu munsi kugeza no kuri uyu mugoroba uko bimeze ku rubuga rw'imirwano cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo mu ntambara iri guhuza M23 na FARDC n'ihuriro ubwo nyirizina ry'ingabo za Kongo ariyo FARDC, Wazalendo, FDLR, FDNB na SADC. Izo ngabo zose zikaba zarakoze coalition kugira ngo zirwanye M23 nayo ubwayo itaraho iticaye ubusa, cyakoze nayo itarasa amashaza. Turabizi ko intambara, igisobanuro cy'intambara ni intambara, ariko hari aho bigera icyo gihe noneho ku ikarita y'intambara urushije indi ntege akamutsinda. Nk'uko mu kiganiro cyatambutse mu gitondo nagiye mbabwira amakuru yagiye atangazwa kuri uyu muvugizi wa M23 Wiringoma, ngarutse noneho mu makuru nyirizina ku murongo w'imbere ku rugamba cyangwa se amakuru yerekeranye n'intambara ku butaka bwa Kongo, aho bikomeje kuba bibi cyangwa se bikomeje guca ibintu mu buryo bugaragara kandi bufatika kandi mu buryo butangaje buteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo aya masaha turiho y'umugoroba, ibintu biri kubera Masisi Centre, ibintu biri kubera mu misozi ya Bihambwe hafi ubwo ni imisozi ikikije Rubaya, ibintu biri kubera iyo za Tongo biteye ubwoba mwa bantu mwe, ariyo mpamvu ngarutse muri aya makuru. Ibintu biri kubera mu misozi yegeranye na ubwo ni Bihambwe, nkuko nari mbabwiye imisozi ikikije Rubaya, ibi bintu biteye ubwoba, ariyo mpamvu ngarutse muri aya makuru. Kongo yasaze yasizoye, ingabo bafatanyije yaba izo z'Abarundi, yaba Wazalendo, yaba FDLR, yaba SADC, bose basaze basizoye. Uyu munsi ikibazo gihari simusiga nuko biyemeje kugotera ingabo za M23 ziri muri Masisi Centre, ku buryo ubwazo zishobora kumanika amaboko isaha n'isaha cyangwa se mu kimwe zitayamanika zigafatwa mpiri, kuko imipangu izi ngabo zihuriro zirwana ku ruhande rwa Kongo, ibintu bari gukora dushingiye ku makuru turi gukora ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo ni ibintu biteye ubwoba. Ubwo duhereye kuri Masisi Centre. Masisi Centre murabizi ko igice kimwe kiri gukontororwa n'ingabo za M23, ariko noneho FARDC n'ingabo bafatanyije nuko biyemeje kandi basisiye ko bagomba kubagota mpaka bafatiyemo bakabafungira amazi n'umuriro, cyangwa se mo kimwe bakitanga, cyangwa mo kimwe bakajugunya imbunda bagasohoka mu mujyi biruka nk'abandi baturage bose. Ariyo mpamvu umuntu waba ufite rwose umuntu azi hari hakurya muri kuri buriya butaka yamusengera uri ku ruhande rwa M23. Ni ukuvuga ngo iyi zone ya Masisi Centre ariho mpereye. Ikibazo gihari giteye ubwoba mwa bantu mwe, kuko M23 yo yahagiye hafata yumva ko iri kwikuvura. Murabizi ko bwa mbere M23 yafashe biba ngombwa ko FARDC irabasunika ibavanamo, M23 nayo iragaruka FARDC ivanamo, ariko noneho umupango babapangiye kubagota no kuzenguruka iyo zone ku buryo M23 ibura umusada uwo ari wose, cyangwa se ibura base ariye ishobora gukoresha kugira ngo ikomeze kwirwanaho. Aricyo kintu cyamaze gufata intera cyangwa se kigaragara ko giteye ubwoba muri iriya ntambara. Tubibutsa neza ko Kongo nyirizina nta nkuko yarahiye yaba perezida wayo cyangwa se n'abamwe mu bagize guverinema, by'umwihariko n'umusade habwa n'amahanga atandukanye, nuko bavuze ko batazigera bumvikana na M23, gahunda yabo ari ukuyirimbura. Kandi uyu munsi imyiteguro n'ibikoresho bafite bikagaragaza neza ko ibyo ari byo byose Kongo ku rwego rw'intambara bari kurwana cyangwa se ku mirongo y'urugamba ifite imbaraga, bigaragara neza ko ibyo ivuga ibifitiye ubushobozi, kuko nimba igisirikare ifite bigaragara neza ko yaba icyo hasi yaba icyo ku butaka yihagije mu bikoresho cyangwa se mu buryo bwose bwo kwitegura mu buryo bufatika, ni ibintu bigaragara neza kandi bikagaragara ko ari ibintu bigaragarira buri muntu wese ko ibyo bintu bishobora kuba ikibazo cyangwa se bigateza ikindi. Muri makeya, iyo umuntu ari kureba cyangwa se akitegereza ibintu biri hariya kuri buriya butaka, nuko
ni ikibazo mu by'ukuri. Sinzi impamvu abantu bakomeza kwenyegeza iby'intambara kandi intambara tuzi ko isenya itubaka. M23 muri iyi santere Masisi uburyo yagoswe ku makuru turi gukura hariya ku mirongo y'urugamba nuko by'ukuri kandi mu buryo bufatika, uretse gusengerwa cyangwa se kutabarwa, naho ubwayo nta bushobozi ifite mu buryo bufatika bw'uko ishobora kuhaguma cyangwa se kuhava amahoro. Ubundi turabizi ko intambara ibaye hakabaho imihangana, bamwe bigira inyuma gake gake cyangwa abandi bakataka bitewe na bazariyeri bafite, ariko noneho ni ukuvuga ngo ibyo Kongo yabakoreye nuko icyo yakoze ingabo za ubwo ihuriro rya FARDC, ingabo za Kongo n'abafatanyije, nuko bavuze ngo turabazenguruka tubagote, ubundi mumanike amaboko cyangwa se muvemo nk'uko nabibabwiraga haruguru. Icyo kikaba ikibazo gikomeye rero dukurikije intambara Kongo uyu munsi maze iminsi iri kurwana n'uburyo ibintu bimeze. Noneho tukareba muri iyi misozi ya za Bihambwe ikikije Rubaya, tukareba uburyo izi ndege za Kongo z'intambara ziri kwizenguruka ziri kuneka igice cya M23 iri gukontora mu bice bya Rubaya, ukibaza ngo ese aba bantu nibikomeza gutya biragenda bite, birarangira bite? Ibi bintu uko bimeze, uko biteye ubwoba, izi ndege ko tuzizi uburyo aho zagiye zirasa hose ko zirasa ibiti n'amabuye, ivumbi n'umusenyi n'amabuye byose n'umucanga byose zigatumura, gukomeza kugota bakomeza kuzenguruka izi pozisiyo za M23 aho ziherereye mu bice bimwe na bimwe bya Rubaya, ukibaza ngo ibi bintu birarangira bite muri iyi misozi dukurikije imbaraga izi ngabo za Kongo zifite, cyangwa se n'uburyo ziri kwivuga ko zigiye gushyiraho iherezo ku ntambara y'M23 n'uburyo zigomba ngo kuyirimbura ubutazongera kubaho, dushingiye ku byagiye bitangazwa n'ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se nyirizina na perezida wa Kongo bwana Felix Tshisekedi Chirombo, ibyo yagiye atangaza mu bihe bitandukanye. Ukibaza ngo izi mbaraga za Kongo ubu bukakana bayiri inyuma n'ibisirikare byose ifite, koko nk'uko bimeze cyangwa nk'uko bivugwa cyangwa nk'uko biri kugenda biba, nk'uko ubwabo bari kwitangariza dushingiye ku by'umuvugizi w'igisirikare wa Kongo uyobora wo muri Nord Kivu Jerome Njike Kayiko, ibyo yatangaje kuri uyu mugoroba avuga ngo ubwo ni umugoroba w'ejo ari gutangariza abaturage ngo nibabe maso ngo M23 ngo itabivangamo mu gihe bo bamaze kuyikorana map ko bagomba kuyifata mpiri cyangwa se bakayirukankana igahungira mu baturage. Ibi bintu mwabantu mwe ni ibintu biteye ubwoba, duhereye ku biri Masisi santere ariho uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo yatangazaga, ariko nyirizina twareba muri iyi misozi ya Bihambwe ikikije Rubaya muri uyu mugoroba uburyo indege ziri kuhazenguruka, ziri kugota bikomeye kandi ziri kotsa igitutu izi ngabo za M23, bikaba ikibazo kitoroshye kuko turabizi neza ko ubundi iyo tutajya kuba urugamba rw'ikirere iyo Kongo ibitaraguze indege zishoboye cyangwa se aya madrone y'intambara ya CH4, kuvuga ngo umusirikare kundi guhangana na M23 ni urugamba rwari kuzafata igihe n'igihe cyangwa se bakarutsindwa uko baba bameze kose. Ariko noneho kuko abasirikare ba M23 bamenyereye imyaka myinshi kurwana mu misozi, ahantu barwanira bamwe barahavukiye abandi barahabaye, abandi si ubwa mbere baharwaniye. Ibi rero byatumye Kongo ubwayo ivuga ngo mu gihe bizaba bikomeye tubona ari igihe cyo guhangana tuzajya duhagurutsa indege. Indege yahagurutse twagiye tubibona aho indege zagiye zinyura, ni ukuritagura, ni ukurimarima, ni ugushwanyaguza, ni ugutwika, ni ukurimbura, n'abari mu ndaki bose indege zirabasiba zikabataba. Ariyo mpamvu icyo gihe bigaragara neza ku ikarita y'intambara icyo gihe M23 iba yamaze kurushwa imbaraga, noneho bikarangira abarwanira hasi bo baje gukubura mu gihe indege zamaze kubasenyera amapozisiyo, abandi zamaze kubatesha umutwe, abandi zamaze mbese muri make kubacankananya cyangwa se kubatatanya, bikarangira bamwe bafatiwe mu mambushi, abandi baguye mu bice by'igisirikare cya Kongo, abandi bagiye bigenda gutyo bigateza ikibazo gikomeye. Ariyo mpamvu bigaragara neza ko uyu munsi ku murongo w'intambara cyangwa se ku rubuga rw'imirwano
Kongo ifite ibishoboka byose n'igisirikare kiyishyigikiye, mu gihe M23 iri kurwana no guhumeka umwuka wa nyuma, cyangwa se kurwana no kwikiza bakiza amagara, cyangwa se no gukomeza kurezista ngo bikomeze kugaragara ko ari igisirikare. Ariko dukurikije imbaraga Kongo iri gukoresha cyangwa bayishyigikiye cyangwa ibisirikare biri kumwe, nuko kuvuga ngo M23 uri kuri buriya butaka bwa Kongo azakomeza kurwana abe yazasoza intambara amahoro, ni ibintu rwose bakunzi bacu cyangwa se badukurikira turetse kujya ku mpande ngo dufane, dore ko abantu usanga buri umwe afite uruhande aherereyeho. Ariko nagira ngo mubwire ko intambara isenya itubaka, kandi ushobora kwishimira ngo runaka ari kurwana neza ari gutsinda, nyamara utareba ibigenda biba mu bice bitandukanye ugasanga uri gufana gusa. Ariko ibigaragara, yaba uri mu Rwanda, yaba ari uri mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se ku mugabane w'Uburayi, cyangwa se mu bihugu bitandukanye na Aziya na Amerika zombi, uwo ari we wese nta cyiza cy'intambara ntabwo akwiye kujya hariya ngo nuko ntari aho barasanira reka njye gufana. Kuko ibigaragara, uretse gufana gusa cyangwa se no kuvuga ngo hari icyo M23, hari icyo mu migabo n'imigambi, ibyo ari byo byose hari icyo duhurizaho cyangwa se hari icyo twemeranyaho, nuko cyerekeranye no kuri tere ku rubuga rw'intambara, M23 uyu munsi dukurikije imipango ibyo SADC yatangaje ivuga ko igiye gukoresha imbaraga zayo zose ikabasanga mu mashyamba, ikabarimbura cyangwa se ikabarasa, ikabatsinsura. Tugakurikiza ibyo igisirikare cya Kongo ubwacyo gitangaza, cyangwa se na perezida wa Kongo, tugakurikiza n'iby'amahanga ashyigikiye Kongo, ibi bihugu bikomakomeye bigenda bigaragaza, nuko kuvuga ngo umuntu uri inyuma ya M23 cyangwa se wumva ko M23 ifite intsinzi ku butaka bwa Kongo ameze nka wa wundi urota ku manywa, cyangwa se akarota yari umushonje akarota arya. Izo ni imvugo zikoreshwa. Bakunzi bacu ba Ntamikino Online TV, iyo tugiye kuvuga amakuru tuyavuga uko ari, cyangwa se tukavuga uko tuyareba. M23 turabizi neza yatangiranye imbaraga kandi yari nazifite, kuko yari tunguye Kongo iri vide nta kintu ifite. Kongo yo bubakanye igisirikare, ibagurana ibikoresho, bagurana indege z'intambara, bashakana umusadi igira gute, bayirangayeho mu minsi ya mbere. Byibuze iyo barabanje bagafata nk'umujyi nka santere ya Nord Kivu, ubwo n'umujyi wa Nord Kivu cyangwa se territoire ya Nord Kivu nka Goma, bagakurikizaho bakavanza bakagera za Kisangani bagakomeza. Icyo gihe byarashoboka Kongo kubahagarika bitashobokaga, ariko ubwabo baragiye bibumbira mu mashyamba cyangwa se no mu tujyi utwo twabunagana n'ahandi ahantu Kongo izabasha kwikusanya imbaraga zayo ikaba yabasha kubataka. Habayeho kurangara mu minsi ya mbere, ubwo ni 2022 2023, birangira uyu munsi Kongo ibahindukiranye n'imbaraga zidasanzwe bo badafite. Uyu munsi umunsi ku wundi bamburwa ibice, kuko ibintu bibabayeho muri amatariki atarenze 22 guhera ku itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 12 umwaka ushize kugeza uyu munsi tariki 12, ni ibintu bigaragara neza ko M23 ishatse yamanika amaboko, kuko imbere ku rugamba n'uburyo iri kwatakwayo yakwisuganya ikataka hamwe, ariko nabwo ikahataka nta mahirwe ifite yo kuhagumana. Ugasanga ahubwo ibaye nk'ikoza hagati mu ntozi, indege bakazihagurutsa, aya mashari burenda arasa kure bakayahagurutsa, ibitwaro byabo byose bakabihagurutsa. Ugasanga umunsi ku wundi amafoto n'amavideo ya M23 arimo baragenda asirikira cyangwa se bagaragaza uburyo igisirikare cya Kongo kiri kubashwanyaguza. Ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Ariyo mpamvu umuntu wari wese ufite umuntu we muri M23 cyangwa se n'ufite mwene wabo w'urwanamo yamusengera, nicyo kintu kiba cyiza. kuko ibigaragara iyi ntambara, nimba ibigaragara nuko ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se Felix Tshisekedi Chilombo ubwe yamaze kugaragara muri geopolitike ko yamaze gutsinda ku ikarita, mbese mu cyerekeranye na diplomasi M23. Ibyo ni ibintu byamaze kugaragara, umuntu wari wese ureba kure areba akabona. Nimba M23 ntawe ibyitwa ngo ni imiryango ikomakomeye cyangwa se n'ibihugu bikomeye byinshi bigaragara ko biri ku ruhande rwa Kongo, ubwo tayari muri geopolitike intambara ibimaze muri diplomasi watsinzwe, kandi bigaragara ko no kuri tere uwo muhanganye akurusha ibikoresho, akurusha imbaraga, akurusha abasirikare bwinshi, anakurusha mbese muri makeya
mu gihe ariko kwataka abasha kugutsinda cyangwa se akakwirukanaho wari uri akakwambura uduce dutandukanye. Ibyo ni ibintu biba bigenda bigaragara. Niba ngombwa tuzakora icyegeranyo buri munsi tujye tubabwira tuti aha n'aha M23 yahafashe cyangwa se yatsinzwe. Tuzajya ducukumbura ayo makuru tuyabahereza, kuko tubasha kwigerera hariya satelite zacu zigakura amakuru, cyangwa se n'abantu dufite b'abanyamakuru bakabasha kutwereka uko bihagaze, tukaba twabasha kubagezaho ku gihe. Ariko icyo twababwira cyo ngiki ni uko ku ikoranabuhanga dufite ku makuru tubasha gukora ku butaka bwa Kongo, ni uko bigaragara neza ko M23 nyirizina rwose uretse guhumeka umwuka wa nyuma cyangwa se kurwana bya bindi byo kwizirika cyangwa kwiyahura, dore ko buriya witwa umutwe w'inyeshyamba, inyeshyamba niko zibaho, nta nyeshyamba ipfa gutsindwa, ibyo birazwi. Ariko noneho mu byerekeranye n'imbaraga n'ubushobozi, dushingiye ku biri kuba kuri uyu munsi, n'imidege ziri kubazenguruka bari hasi, ahandi bakabagota, bakavuga bati ntawe uzasohoka ntaki, ahubwo dusaba abaturage nabo babirinde, biruke bahunga, ubundi tubakubite. Ibi ni ibintu bibabaje, tugashingira ku bintu bimaze iminsi muri iriya misozi ya za Ndumba na Ngungu, uburyo M23 yahakubitiwe mu buryo bukomeye. Ibintu byabereye Ngungu ni ibintu biteye ubwoba, ku buryo na n'uyu munsi amafoto n'amavideo agaragaza ibyahabereye ari amafoto ubona ko umuntu uwo ari wese yareba akaba atagira umutima ukomeye, akaba yahamuka, kuko ibyerekeranye n'impfu z'uburyo aba M23 baraswa n'izo ndege cyangwa se barasirwa kure n'ibyo bitwaro binini bya Kongo cyangwa se na SADC, ni ibintu biteye ubwoba mwa bantu mwe. Gusa njya mbabwira ngo intambara irasenya ntiyubaka, kandi umuntu uwo ari we wese wumva ko intambara yakomeza cyangwa se akajya muri Rwanda agafana, kandi azi neza ko ibyarimo isaha n'isaha bishobora kutamuhira, uwo muntu rwose ntago ari umuntu w'i Rwanda, ni umuntu ubabaje. Bakunzi bacu ba Ntamikino Online TV, nimba ari ubwa mbere tubana cyangwa nimba dusanzwe tubana, ujye wibuka gukanda subscribe, like, sharing, commenting, uko abo byumva kose ni inyunganizo ubutanze, yaba igitekerezo cyawe uko ari kose ugitanze kuri Ntamikino Online TV turacyakira, ni ukwisanzura nta kibazo. Mugire amahoro, mugire ibihe byiza, kandi mugire ubungoro mwiza, turabakunda cyane.